Mwiriwe abakunzi ba Buntu Films TV cyangwa se mwaramutse aho muri, twongeye kubasuhuza nanone nk'ibisanzwe. Muri kumwe nanjye Patrick. Yego, nashakaga rero ko dukomeza cya gice tutasojeho ubushize cy'ukuntu twakora beats cyangwa se uburyo twazicuramo. Ariko mbere ya byose ndashaka ko bereka, hari umuntu wansabye ngo tuzabigishe ku buryo bagabanyamo kompanyema ya beat. Ubu ngubu nshyizemo sebeni igenda gutya, ariko mu kugira ngo wenda kompanyema yayo ukuntu ivuga, urumva ko iri kuvuga nyine mu buryo buraringaniye, ariko iyo yabaye nyinshi uraza ukareba ahantu handitse ngo mixing console. Ukaza ukayireba hano, ukongera ukayikandaho bwa kabiri, uyikandaho inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri. Iyo rero uyikanzeho ku nshuro ya kabiri baguha hano hantu mu maritime, mu mabaze. Murabibona ko byajemo nyine bino bintu bya baze n'iki. Rero izi nizo kompanyema zayo. Reka wenda nyishyiremo yicurange, ngabanye baze yayo. Murumva ko beat baze yayo yagabanutse. Na kompanyema zizi ngizi nazo nshatse nazigabanya. Mixing console, ubwo niho uzajya unyura ushaka kuyigabanya kuri piano zose. Urumva ko nta kompanyema irimo, nta isigayemo. Ushatse ukayongera ukayisubizamo, byose ni uko bimeze. Ndakeka isomo rye araritwaye ry'uyu munsi. Ni ukunyura hano kuri mixing console ukayikanda inshuro ebyiri, babanza kuguha iri hano, ukongera ukayikandaho bwa kabiri, bahita bakohereza hano ukagabanya. Reka rero dukomeze rya somo ryacu. Nababwiye aho dusanga beat zacu. Yego, digital recorder niyo step ya mbere twakoze. Muranyihanganira nibagiye gucana light, nibazaga impamvu bitari kugaragara neza, ariko okay. Ni ukuvuga ngo tuhita dutangira kuri digital recording, sibyo? Digital recording, ubwo n'abatari babonye hariya twakanze hano kuri tugabanya zino 8 izi kompanyema. Yego, ubwo nyine ugabanya ibyo ushaka bitewe n'ibyo wenda uri kumva kompanyema iri kuvuga cyane. Reka rero dutangire isomo ryacu, ni digital recording. Abantu benshi ubwo narayibabwiye, bafite piano itari nk'iyi ukashobora kuza ukanyura hano kuri function, ukaba wanyura hano kuri ziriya za 600, hari ako ubona kameze gutya ka digital recording cyangwa sound beat, sinzi ukuntu bakita, sinibuka neza izina ryako, ariko ni muri ubwo buryo. Rero digital recording tukaza kuri style creator, ni kaba kanditseho style creator. Iyo wakanze function kuri iriya 600 ingahe gutyo, ukaza ugakanda kuri style creator. Tugiye gukorana ka beat gatoya k'agasebeni kandi keza kihuse. Tuzagenda tubyigana bitewe nuko mwanyeretse ko turi kumwe, kuko nawe mbashaka kubabona muri benshi. Yego, iri rero ikintu cya mbere hano haba harimo beat. Iyo ikihaza nyine haba harimo beat wari usanze muri piano. Urumva agiye gukora nashyizemo sebeni niyirimo. Muribuka neza ko nababwiye ko ikintu ukora ntabwo ushobora gucurira beat mu yindi. Uraza ugakora hano new style, ugakanda kuri kano kantu kegeranye na new style. Tayari murabona ko ubu beat nta beat irimo, hajemo akantu ka metronome. Hari n'uwambwiye ngo nzabigishe gukora ukuntu umuntu yagendera kuri metronome, ariko nabyo tuzabigeraho. Murumva ko metronome yacu irimo, ariko iri kwihuta. Sebeni yacu rero ushatse waza ugakora kuri tap tempo bitewe n'uko ushatse kuyikora. Tap tempo, urumva sebeni yacu ndashaka ijyana ngo ta 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 ta. Okay, ikindi uraza ukumva neza
Ah, muranyihangana utugiripe twari tujemo gake, uraza ukumva utuntu ushobora gushyiramo. Ok, reka tudatinze mpita nkoresha tuno dusineya. ni uko nguko ngiye kukagenda. Murumva ukuntu kari kugenda, ariko ndi kumva ko atari kugenda neza. Akantu rero kantu k'ingenzi naberetse tuzajya dukoresha niko ngiye gukoresha hano. Reka mwumve kari buze gutuma nyine kano kantu kanjye kinjiramo neza. Kano ngiye kuza nkore execute. Yego, ubwo ka kantu kareta gahindura style nyine, ariko nta gihinduka. Ni ukuvuga ngo ikiri buhinduke n'uburyo kari bwinjira muri beat neza. Mwabyumvishije? Biriya nubwo bitaba byumvikana neza cyane, ariko ok, turakomeza kugenda tubikora, murabyumva. Aka kantu nako ni ingenzi cyane. Iyi ni bible yanjye, mbe nyishyize hano ku rundi ruhande. Noneho nako tuze tugakorere execute. Akantu kose wakoze mu njyana ya sebeni biba byiza uje ukanyura hano kuri channel naberetse ukuntu biba bimeze. Haba hari icyitwa basic, kano kantu ko hejuru ndakeka muri kukabona, hari akitwa basic, assemble, kano kanditse groove, ukaza kuri channel, so ukayitwara icyo bise execute kuri ka kantu tumaze gucura nanone. Yego, turakomeje ubwo. N'aka kantu tugiye kugashyiramo. Yego. Ok, iyo ushaka gusiba akantu wumvishije ko atari kujyamo neza, impamvu mbikoze ni ukugira ngo aka ngaka dushatse twagakora execute kakahita kavuga neza nubwo kagiyemo nabi. Murumva ukuntu kari gutangira nabi, ntukaka, ariko dushaka gukora execute kakaza kavuga neza. Ariko ndashaka kugasiba. Rero iyo ushaka kugasiba uraza ugakora kuri record. Iyo bino bintu wakuye muri record channel niho tuba turi kuri recordingira nyine iyi channel. Kora kuri iyi record iri hejuru gutya hano, record channel bikakuba bino. None ushaka gusiba ukanda kuri rhythm clear, nicyo yabivuze nyine go clearinga ku kantu kajemo katarimo neza. Reka twombe ndusibe. Urabona nkanzeho hano, ugakanda ukagumishaho, ukaza ukaba wasiba, ukabusiba, ukadukoraho utuntu wumvishije nyine tutagiyemo, turiya narinishe, ukaza ukadukoraho gutya, tuba twamaze kuvamo. Yego, kabiti yacu twihute kuko urumva haracyarimo utuntu tuburamo. Ngiye kongeramo kano kantu. Yego,
ninjye ushatse kubigenda ko ariko nabyo twabihindura ariko ninjye wabishatse ko noneho dushaka akantu kagumamo nyine nkaza n'ubundi nkakora execute akantu numvishije kose katagiyemo neza nkora execute kaka none ibyo bintu byirangira nyine wumva byirangira waza ugakora kuri direct access ugakora kuri DSP bya bindi bisanzwe murambirika buri gihe ukaza ugakora kuri DSP hano direct access ugakora kuri DSP bakahita bakuzana muri bino bintu bigira 0 nibyo bituma ingoma irandaga izamo ibintu kumva birarandaga uraza ukabisiba rwose ukabikuramo beat isigara imeze gutya noneho kuko nashaka gutinda reka duhita dukora kiki beat wenda yacu tube tuyigereje aho ngaho aha murabona nkoze hano kuri record cyane ko twatuntu twari twavuyemo ntugaruyemo iyo nshaka gukora beat rero kuko kick nyishyira ukwayo ndaza ngakora kuri channel record nkayikanda nyigumishijeho ntabwo irekura ukaza ukahita ukanda kuri ritime ya mbere reka mbisubiremo uraza ugakanda record channel twari turi kuri kano kantu ukagakanda ukakagumisha ukaza ugakanda kano channel record uyigumishijeho ninjye no gucura kompanyema iraza kuza n'ubundi ndaza gukanda channel record nyigumisheho njye kuri kompanyema nshaka gucura aba ariyo ngire so hanze channel record nkoze no kuri ritime ya mbere okay ubwo tugiye gucura kick tugeze kuri kick nyine ingoma turi muri finissage kick nziza nyine wumva wakoresha niyo uhitamo murumva ko kick itagiye neza ariko twakoresha execute kick ikaba yajyamo neza reka noneho dukore kompanyema numva nashyiramo ibintu byinshi ariko si cyo cy'ingenzi reka dukore kompanyema yacu kompanyema rero murabona nkanze channel record kano kantu kari kanditseho record muri kukabona ko kari kwiyandikaho record niyo mpamvu nyine tugiye kwita dukora record ya kompanyema iyo ushatse ukora na base ariko na base okay cyangwa ariko ariyo duheraho dore ndaje nkanze kuri ka kantu ngagumishijeho nkoze kuri base yego dore base byose rero ikindi kitonderwa ntabwo base utuza ngo uyicurire hano birasaba ko ubuze rino note rya do cyangwa se C major cyangwa do majeur urumva do nta bintu byinshi ndi gukora ni rimwe nyine ushatse wagenda gutya cyangwa se murumva base ko yamaze kujyamo noneho base ubwo twayishyizemo nayo turaza tuyikorere execute nayo irahita ijyamo neza okay ubwo ndaba nyimyutinze kugira ngo utaza kumvangira iyo ushatse kwimyutinga uyikoraho urabona ibiri on ugakoraho bikajya off kugira ngo mukore na kompanyema nta kikubangamiye kompanyema rero iyo ugiye kuyikora tayari uyabaye recorded uraza ujya muri aya maki ugashyiramo wenda nka kirya
ino key ya yo kuri nako sorry code, iyi codes ni amajwi tujya kuri wenda nk'iyi ngiyi yitwa Sweetcase. Tuyikanzeho nyine twashyizeho nayo rero kompanyuma yayo turayikora gutya, ni ukuri bigende. Urumva ukora gutya, ni hano byose ubikora kuko ikore kuri fa diyeze ntabwo kompanyuma yawe yakwicuranga bisanzwe rihita riva mu ijwi, ariko iyo ukore hano hasi ki yose wacurangamo bijyana n'iyo ki. Okay, nuko nabikoze, reka dukore execute. Murumva ko ryagiyemo neza. Icyo ukora kindi rero iyo beat yawe irangiye uraza ugakora saving. Urabona kano kajwi kari hano gakora save, nako kano kantu ngo nakajwi ni kano kantu ugakora saving ukahita izina ushaka. Dushatse twahita new style 2023 24. Tugiye kugera muri new 24 new style 24. Imibare se ndayigenza gute mwa bantu? Kaniri hehe? Yes, new style 2024. Dukore saving. So ubwo abagize ikibazo cyangwa se ikindi kintu mwumva mwadusangiza, mwibuke mukore subscribe, mukore na share na like. Dutangirana umwaka neza. Beat irumva yamaze kujyamo, igisigaye ni ukuyicuranga, ariko ibindi byose mwabibonye. N'abantu bajyaga bambwira ngo ntibigaragara, none ndizere ko biri buze kugaragara. Nibyo ngibyo, murumva ko beat yanjye yagiyemo neza. Okay, Imana rero ikomeze ibahe umugisha kandi mwizerere muri Kristo. Mu kanya rero nkuko nabibasangije, none ngiye kwita ndakomeza nkore live. Mu kanya tushobora guhurira kuri live video, mbanje kuyikora mbere yuko nkora live, kuko n'isezerano nabahaye kandi ngomba kubikora nkuko nabivuze. Dore ngiyi video rero ndayibahaye, mugende muyirebe kugeza irangiye, mukore like na share na subscribe, nibyo mbasabye. Ibindi wenda bazifuza kubiduha, ni amahoro, amarembo arafunguye. Murakoze, Imana ibane namwe aho muri hose.